Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abo tubana mu mwanya wo gusenga buri gitondo, aho uherereye hose ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mu bihe byiza byo gusenga mu mwanya wa nibature, tuzindukiye imbere y'Imana yacu, tunezerewe Imana yacu, irabyongeye irabikoze, irongeye irakwimanya. Imana ishimwe, guhaye umwuka wo guhumeka. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana yuzuye urukundo no gukiranuka. Turayishimiye. Izi nzijo rizinguye amanywa. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nyemerera aka kamwanya, ufata umwanya muto cyane, uhereza Imana icyubahiro, uyishimire aho igejeje ikora. Wararwaye iragukiza, ndetse wahuye n'intambara abandi bahuye nazo bazigwamo, ariko wowe irakurengera. Si uko ibigeragezo byabuze, ariko Imana yabaye mu ruhande rwawe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Dushimiye Imana itugejeje muri iki cyumweru, dukandagije muri uyu munsi. Dushimiye Imana, ni ukuri ivuze ngo nitubeho tukabaho, tukaba tugihumeka. Dushimiye Imana yuzuye urukundo. Dushimiye Imana yuzuye kugira neza. Twabonye ineza y'Imana mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Nawe warayibonye, wabonye gukomera kw'Imana, wabonye Imana ikugaburira, ubona ikwambika, ubona ikuzamura, ndetse hari ibintu byinshi byemeye ku buzima bwawe. Nawe utekereza ukavuga ngo Mana urashoboye kandi urakomeye. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Dushimye Imana rero mwa kino gitondo, turavuze ngo Mana nushimwe, uri uwera, uri uwera. Bene data rero tubana mu mwanya wo gusenga, ndavugana n'abakristo bitorerera yono, Imana ibaha umugisha ibanezeze. Ndavugana n'inshuti zanjye, Imana ibagirire neza. Imana ibaha umugisha kuko muntera inkunga, tukabana kuri uru rubuga, tukabana mu bihe byiza byo gusenga. Kandi ni ukuri Imana ijya ibaha umugisha. Imana yumve gusenga kwanyu. Imana rero nishimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Iki cyumweru nashatse ko tuganira ku ijambo, kuri teme ivuga ngo wicogora gusenga, ahubwo ongera ibihe byo gusenga. Wicogora gusenga, ahubwo wongere ibihe byo gusenga. Iyo wacogoye ucika intege. Iyo wacogoye uragwa. Iyo wacogoye abadayimoni barakwinjirira. Iyo wacogoye waretse ibihe byo gusenga, mbese wabigize bike cyane, burya abadayimoni bagenda bazana ruto ni ruto. Ukumva utangiye kunamuka, ukumva ntugifite ibihe byiza byo gusenga muri wowe. Ukumva nimba wasengaga inshuro runaka, ukumva urimo uragenda ugabanukirwa, izo nshuro ukazigabanya, ndetse Satani akakwereka ko nta mpamvu, ndetse ukumva n'amajwi akubwira ngo ariko nawe urakabya, ngo nawe urakabya, ngo urakabya. Reka nkubaza, ukabya muki? Ukabya muki? K'abakora ibyaha bo bakabya cyane, barangiza ndetse bakabyitirirwa n'amazina. Wowe mu Kristo ukabya muki? Ukabya kuba imbere y'Imana koko? Rero nagiraga ngo nkubwire ngo wicogora gusenga, ahubwo ngera ibihe byo gusenga, kuko ibihe duhagazemo birakomeye. Umuntu adasenze ngo yegere Imana, ibyakunamura byaba byinshi, ibyakugusha byaba byinshi, ibyakuvanamo intege byaba byinshi. Ari aho uba, ari abo mubana, ari ibigukikije, ibintu byakunamura byaba byinshi. Mbese ubuzima nabwo bwakunamura, n'umubiri wakunamura. Ariko nagiraga ngo nkubwire, wicogora ahubwo wongera ibihe byo gusenga, kuko iyo umuntu yacogoye rwose aradandabirana. Ariko iyo wongereye ibihe byo gusenga, ikinyuranyo cyo gucogora ni ugukomera. Ni ugukomera ugakomeza gusenga. Rero iyo udakomeye mu bintu byo gusenga, iyo udakomeye mu bihe byo gusenga, iyo udakomeye mu bihe byiza byo kuba imbere y'Imana, icyo gihe uracogora. Gucogora ukagabanukirwa n'amavuta, ukazasigara uri nk'icyuma kidafite ubugi. Rero biragukwiriye kongera ibihe byo gusenga.
mu izina rya Yesu Kristo. Aka kamwanya ndingize ngo Mwuka Wera agukumbuze ibihe byiza byo gusenga, kuko umuririmbyi yaravuze ngo mu gihe nsenga Uwiteka ngo bintarura mu mpagarara, ngo kandi bingeza aho Yesu ari akampa ibyo nkeneye byose. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo rero wongere uririmbe uriya muririmbyi wa 49 akubwire neza ko agukundisha ibihe byiza byo gusenga, ibihe nsenga Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo ongera ibihe byo gusenga. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, niho tugiye gusengera ibice 40, duhere ku murongo wa 28. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ititire y'ijambo ni handitse ngo uburyo Imana ikomeye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma dusome uyu murongo wa 28, handitse ngo mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa. Imana ishimwe cyane. Ntiruha. Imana ihabwa icyubahiro. Ubwenge bwayo ntiburondoreka. Imana ishimwe. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashishije imwongereramo imbaraga. Imana ishimwe. Abasore b'imigenda, naha nashakaga ko dusoma cyane. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko 31, abategereza Uwiteka, Imana ishimwe, bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere. Haleluya. Bagurukisha amababa nk'ibisiga. Imana ishimwe. Baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Izina ry'Imana yacu rishimwe cyane. Imana ishimwe. Iri jambo rirakubwiye ngo wicogora gusenga, ahubwo wongera ibihe byo gusenga. Imana ishimwe. Ijambo ryatubwiye ngo mbese ntiwari wabimenya cyangwa ntiwari wabyumva ko Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa. Wowe warambirwa, ariko Imana ntirambirwa. Ikindi, ntiruha. Wowe uravuga ngo urarushya, ariko Imana ntabwo iruha. Imana ishimwe. Ntirambirwa kumva gusenga kwawe, kandi ntiruha gusubiza. Imana ntirambirwa, ntiruha. Imana ihora ari Imana, yiteguye kumva gusenga kwawe. Wivuga ngo umaze igihe kirekire usengera ikintu cyanze gukemuka, kuko Imana yo itarambirwa kandi itaruha. Isaha yayo nigera izagusubiza. Imana ishimwe. Ijambo rikomeje ritubwira ngo abasore b'imigenda bazacogora, ariko wowe were gucogora. Hari abacogoye rwose uzi, hari abacogoye bari abanyembaraga. Ijambo riravuze ngo abasore b'imigenda bazacogora. Yewe Imana idusange ngo bazacogora ndetse baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Hari abaguye twarebye, hari abaguye nawe uzi, ariko ijambo riratubwiye ngo iki? Ngo ariko abategereza Uwiteka. Biragukwiriye gukomeza gutegereza Imana. Biragukwiriye gutegereza Imana yawe. Biragukwiriye kwiringira. Ntago wategereza Imana udafite ibyiringiro. Ntago wategereza Imana udafite kwizera. Ijambo riravuze ngo ariko abategereza Uwiteka. Imana ishimwe. Ngabo bazasubizwamo intege. Imana ishimwe. Ngabo bajya basubizwamo intege nshya. Imana ishimwe. Si uko ibyabacogoza byabura, ariko kuko bategereje Uwiteka bafite ibyiringiro bizima, kuko bategereje Uwiteka bafite kwihangana, kuko bategereje Uwiteka bafite kwizera neza. Ngabo abategereza Uwiteka ngo bajya basubizwamo imbaraga nshya. Abo ngabo Imana ibasubizwamo intege. Wowe icyo usabwa ni ugusenga, icyo usabwa ni ugudacogora, ahubwo ugategereza Uwiteka. Uwiteka wagera aho ugiye kunamuka akagusubizamo imbaraga nshya. Izina ry'Imana yacu rihabwa
icyubahiro ngo abategereze Uwiteka. Imana ishimwe cyane ngo abo ngabo ngo ntabwo bameze nk'abandi, ngo bo basubizwamo intege nshya. Imana ishimwe. Ikindi ngo bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga. Abo bajya bagera igihe bagatumbagira mu kirere, bakagurukisha amababa nk'ibisiga. No muri iyi si tutarava mu mubiri, Yesu ataragaruka, tujya dutumbagira mu bihe byiza byo gusenga. Imana ikatumenyesha yewe ibihishwe, ikatumenyesha iby'ejo, ikatumenyesha imigambi y'ababisha bacu, ikadutumbagiza mu bicuku bya nijoro, ikakora ku maso ukareba. Imana ishimwe cyane. Imana ikagira uburyo kidutumbagiza. Abo ngabo ni abategereje Uwiteka, ngo Imana ijya ibatumbagiza yewe yamaze kubongereramo intege nshya. Ngo abo ngabo baratumbagira, ngo bakagenda mu kirere, ngo bagurukisha amababa nk'ibisiga. Imana ishimwe. Ngo baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Imana ishimwe. Wicogora gusenga, ahubwo ngera ibihe byo gusenga. Imana ishimwe. Wicogora gusenga, ongera ibihe byo gusenga, kuko abategereza Uwiteka ngo abo ngabo Imana ibongereramo intege, yarangiza ikabatumbagiza, yarangiza ikavugana natwe, ngo abo ngabo bazagenda be gucogora. Icyo usabwa ni ugukomeza kuba imbere y'Imana. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Iki cyumweru kizababere icyumweru kidasanzwe. Muzakire ibidasanzwe, uzakire umugisha wawe, uzakire ibihozo biguhoza imibabaro n'amarira mu izina rya Yesu Kristo. Imana izaguhindurira izina. Iki cyumweru uzahaha uronke. Imana idudubize umugisha muri business yawe. Imana idudubize umugisha mu kazi kawe, iguhuze n'abo umugisha, iguhuze n'abo umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Shalom shalom.